ndumva Yesu anyemeza ko mbuze imbaraga ngo njye musenge iteka ntacyo nzamuburana. Ndumva Yesu anyemeza ko mbuze imbaraga ngo njye musenge iteka ntacyo nzamuburana. Yanyishuriye ya myenda yose, yambabariye ibyaha atumanirane. Yanyishuriye ya myenda yose, yambabariye ibyaha atumanirane. Yanyishuriye ya myenda yose, yambabariye ibyaha atumanirane. Imana yo mu ijuru ishimwe, tubahaye ikaze kandi umwanya wacu w'amateraniro meza turabegereje aho mutandukaniye ku mugabane w'isi. Imana yacu ibamugisha. Ikaze mu materaniro meza, ikaze mu ijambo ry'Imana, ikaze mu ijambo ribafasha. Twakira umushumba wacu, reka dusenga Imana, dusengana Imana aho muri hose. Ibyirimo byose reka dusengana Imana. Haleluya Yesu. Turaguhimbaje Mana Abrahamu na Isaka na Yakobo, turagushimiye Mana, tugushimiye ko imbabazi zawe zihoraho iteka ryose. Muri iki gitondo cy'uyu munsi wa none duhimbaje izina ryawe. Umugaragu wawe yaravuze ngo dushimire Uwiteka kuko imbabazi zawe zihoraho iteka ryose. Niwe utanga kubaho, niwe utanga kubaho, niwe byiringiro byacu. Muri kino gitondo cy'uyu munsi wa none reka ijambo ryawe rigere ku bwoko bwawe wagenye ko rigomba gukiza, rigomba guha imbaraga, rigomba kuzamurira kwizera, rigomba guhereza gusubizamo abantu ibyiringiro byo kuzakubona. Turakwegereje Mwami Yesu, tuguhaye ikaze muri byose, mu izina ryawe tubisenze, amen. Ni karibu Bishop, tubahaye ikaze. Yego, Sasa asante sana, murakoze cyane. Bakundwa bavandimwe mwese abo dukunze guhurira kuri uyu murongo wa Siloam Gospel TV, twongeye kandi kubasuhuza ariko kandi twongera kubaha n'ikaze, tubabwira ngo murakaze mu by'ukuri muri uyu mwanya mwiza tugiye gusubira kandi kongera kwinjiramo wo kugira ngo dukomeze tuganire amagambo y'Imana. Nanone ntabwo twareka kubashimira cyane cyane abakunzi bacu abari hirya no hino aho muherereye mu mpande zine z'isi, mukunze kubana natwe mu by'ukuri muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana, kandi dukomeza kugenda tugira byinshi twunguka, tugira byinshi cyangwa se dushobora gutera intambwe ituganisha imbere kugira ngo tubashe gusingira, tubashe kugera
ku masezerano yacu Imana yatuvuzeho. Muribuka neza abo twari turi kumwe ku munsi w'ejo ko twari turimo kuganira tuvuga ngo nubwo ibigeragezo byari bihari, uhereye shari rya bene se ukageza kwa Potifa, ukava kwa Potifa ukagera muri gereza, Yosefu yakomeje gutekereza. Iyo bisoma muri aya magambo ni nkaho yarazi kuko gutabarwa kwe hari aho kuzanyura, ariko hamwe no kwiringira Imana twavuze kuko yategereje umwanya we kugeza igihe yakenewe. Umwanya we ugeze arakenerwa, umwami ategeka kuko abohorwa agahubuzwa muri gereza, hanyuma akaza kwimikwa. Amaze kugera rero kwa Farawo yasobanuye inzozi, ariko kandi icyakozwe hariho amagambo agera kuri 7 dusoma mu ijambo ry'Imana Yosefu yahawe kuri uwo munsi. Haleluya. Yosefu yahawe kuri uwo munsi aba umwami kuko Imana yari yarabimusezeranije. Ndagira ngo uyu munsi tudatinze turahita twinjira mu gice cya 42 nico tugiye kuganiraho muri uyu mwanya mutoya, kugira ngo muzukuri dukomeze n'aya magambo y'Imana. Muri iki gice cya 42 turaza kugisangamwo amagambo atari menshi cyane, ariko kandi turaza gusangamwo amagambo akomeye yo gusohozwa kw'isezerano ry'Imana. Haleluya. Mwibuke neza kuko Yosefu yari yarabwiye bene se, arabwira ngo narose ngo mbona umuba wanjye, mbona duhambira imiba, ariko ngo mbona umuba wanjye uhagaze wemye, ngo yanjye imiba yose ngo iraza ngo wikubita imbere. Mwishari rikomeye bamugiriraga nuko bavugaga bati bizashoboka gute kuko uyu nguyu ari uzadutwara, bizashoboka gute kuko uyu nguyu ari ushobora kuzaba umwami wacu. Muzo bamukoreye, dusubiyeho inyuma, muzo bamukoreye byose babikoraga kugira ngo babashe kuzimangatanya, kugira ngo babashe kuzimya uriya mugambi w'Imana, babashe guca ririya sezerano ry'Imana hagati ya Yosefu n'Imana. Bibwiraga ko bafite ububasha, ariko reka nkubwire, nta muntu ufite ububasha na bumwe gushobora kurwanya isezerano Imana yaguhaye. Nta muntu ufite ububasha na bumwe kwimira icyo Imana yakuvuzeho. Oh, haleluya. Bitinze, bitebutse, binyuze mu ngorane cyangwa se bitanyuze mu ngorane, icyo Imana yakuvuzeho kizasohora. Nimba Imana yaravuze kuko uzaba umutware, nimba Imana yaravuze kuko uzagera ahantu runaka, uyu munsi aho uri reka utekereze kuri aya magambo. Bibiliya izivuga mu gitabo cya Samweli wa 2 igice cya 9 kizakivuga ngo umwanya ugeze Mefibosheti avirodobayi, kubera isezerano Yonatani yari yaragiranye na Dawudi. Arabaza ngo se hari umuntu waba warasigaye, hari umuntu waba wararokotse wo mu muryango wa Sawuli kugira ngo mugirire neza kubwase Yonatani. Rero ndagira ngo mubwire ngo icyo Imana yakuvuzeho, isezerano Imana yagusezeranije, ntukazugira ubwoba, ntugatinye, kuko nta muntu n'umwe ushobora kuba yarirwanya, nta muntu n'umwe ushobora kuba yaryimira. Oh, haleluya. Rero niyo magambo turi busange muri iki gice cya 42. Nugusohozwa kw'amagambo, nugusohozwa kw'isezerano Yosefu yari yarabwiye, nugusohoza kw'indoto za Yosefu imbere y'Imana n'imbere ya bene se. Reka rero dusome cyangwa se nibadusomere igitabo cy'Itangiriro igice cya 42
usoma uhereye ku murongo wa 5 kugira ngo wenda tutaza gutinda. Usoma uhereye ku murongo wa 5 ugeze ku murongo wa 8 n'uwa 9. Yego. Abana ba Isiraheli yego bajya guhahana n'abandi kuko inzara yateye ngiye guca Kanani. Yego. Kandi Yosefu niwe wari umutware w'igihugu cya Egiputa. niwe wahahishaga abo muri ico gihugu bose. Bene se wa Yosefu baraza bamwikubita imbere. Baza witonde. Bene se wa Yosefu. Oh, haleluya. Yosefu Biblia iravuze ngo niwe wari umutware muri ico gihugu, niwe wategekaga ibigega byose byari muri ico gihugu, niwe wategeka gukunda abantu bahaha. Nukuvuga ngo ndiwashoboraga guhaha, nta kintu na kimwe washoboraga gukora Yosefu atabyemeye cyangwa se Yosefu atabisingi. Noneho bene se nabo ngo baraza, ngo bamaze gushika ngo bazana n'abandi bose guhaha, ariko ngo bashitse imbere ye uvuko Bibiri yivuze, Imana yo mw'ijuru ihabwa icyubahiro. Amen. Haleluya. Bene se ngo bamugeze imbere bose uko bangana bari baje ari 10. Benyamini yari yasigaye, ariko ngo bose uko bangana ngo bamwikubita imbere. Ngayo komeza murongo wa 7. Yego. Yosefu abona bene se arabamenya, arabamenya. Urumva igitangaje nuko mu byukuri ibo ariko reka dukomeze dusome arabirengagiza ababwira nabi. Arababaza ati murava he? Baramusubiza bati turava mu gihugu c'i Kanani tuje guhaha. Umurongo wa 8. Yosefu amenye bene se ariko ntibamumenya. Umva igitangaza. Yosefu amenya bene se ariko bo ibo ntibamumenya. Ibo bakomeza ntibigiraga kuko mu bitekerezo byabo. Yo haleluya. Mu bitekerezo byabo ntibashoboraga gutekereza ko Yosefu abaho. Ntibashoboraga gutekereza ko Yosefu ashobora kuba ari umuntu ugeze muri urwo rwego, kuko babonaga urwego Yosefu yari arimo bakabona n'urwego ruko ntabwo yagera kuri ruriya rwego. Urumva muri bimwe byatumye bamuyoberwa nuko batatekerezaga ko Yosefu yo bari kuri urwo rwego. Oh haleluya. Nuko batamutekererezaga ko yo bari ku rwego ruhambaye, yo bari ku rwego rw'ubutegetsi rwaba rwagera aho ngaho. Soma umurongo wa 9 cyangwa soma umurongo wa 9. Umurongo wa 9. Yego. Yosefu yibuka za nzozi yabaroteye. Yego. Arababwira ati muri abatasi muje gutataho igihugu gifite amaboko make. Umva kubwira, reka wenda utekereze ku masezerano yose Imana yaguhaye, utekereze ku Imana yakuvuzeho. Nubwo wowe urimo guhura n'ibibazo, reka nongere bisubiremo, nubwo wowe urimo guhura n'ibibazo, nubwo wowe urimo guhura n'ingorane, nubwo imiyaga yohuha, nubwo intambara zoba nishe, ariko reka nkubwire Imana yavuze. Haleluya. Imana yavuze kizasohora. Bibiri iravuze ngo Yosefu ngo yibuka inzozi yabarotoreye. Yibuka umunsi yariko ababwira ngo umuba imiba yanyu ngo yikubise imbere y'uwanjye. Yibuka ukuntu ngo bose barimo baza uhereye kuri Rubeni, ngo bose baraza mu bamara gushika ngo bamwikubita imbere, batangira kumuraba bavuga ngo bavuga ngo databuja. Haleluya. Icyaduma abantu bose bagahagarara mu isezerano, bagategereza umwanya wabo. Hariho umwanya Imana yagusezeranije, hariho umwanya Imana yavuze kuko aya masezerano yawe yose, nubwo izo ngibyo birimo kugenda bitambuka, nubwo urimo kugenda
unyura mu ngorane no mu mabuye, urimo kugenda unyura mu biharabuge, urimo kugenda unyura mu mahwa, urimo kugenda unyura mu mvura, urimo kugenda unyura mu miyaga nyinshi ikagukubita, urimo kugenda unyura mu ishuheri. Ariko reka nkubwire, hari igitondo kimwe biriya byose bizikubita imbere yawe. Hari igitondo kimwe biriya byose bizorangira, isezerano ry'Imana rigasohora. Uyu munsi niwo munsi isezerano ry'Imana ryasohoye. Nubwo Yosefu yari yarasohorewe isezerano mbere, amaze kubwirwa na Farawo, amaze guhabwa na Farawo buriya butware bwose bwo gutegeka igihugu cya Egiputa, ariko isezerano ry'Imana ryasohoye uyu munsi. Bene Yakobo bose baje ngo bamare gushika imbere ya Yosefu, ngo bamwikubite imbere, baravuga ngo mutware, databuja. Reka wumve uyu murongo wa 10. baramusubiza bati siko biri databuja, ahubwo abagaragu bawe bonyine ubwabo batangiye kwivuga ko ari abagaragu ba Yosefu. Haleluya. Iki nicyo gikomeye, iki nicyo cyasohoje neza isezerano ry'Imana. Bonyine ubwabo barabyatura, baravuga ngo turi abagaragu bawe. Yosefu agakomeza guko bahaye bavuga, Yosefu agakomeza kwibuka, ngo agakomeza kuvuga ngo Imana yo mu ijuru ihabwa icubahiro, kuko ari Imana izisohoza amasezerano. Ntibari bazi ko umunsi umwe bazikubita imbere yaje ngo bavuge kuko ni umugaragu. Umunsi bari ko bangurisha, umunsi bari ko bavuga ngo reka banice, umunsi bari ko banta mu rwobo. Ariko izo nzira zose, haba mu rwobo, haba mu kugurishwa, isezerano ry'Imana ryari kumwe nawe. Yego, tuzanwe no guhaha 11. Twese tuva indimwe, turi abanyakuri, abagaragu bawe turi abatasi. Umva igitangaje ko barakomeza kumubwira ngo turi abagaragu bawe, kandi barangiza bakamubwira ngo ukuwa twese ubaye tubona tuva indimwe, ariko bagashiraho ijambo rivuga ngo turi abanyakuri. Iyo bitekereje neza, sinzi kuko wakwibaza niba musukuri aba bene Yakobo bari abanyakuri, barimo guhagarara imbere ya Yosefu bakamubwira ngo turi abanyakuri, kandi bazi neza kuko mu mitima yabo yabaciraga urubanza, bakavuga ngo hari icyo twakoze. Reka wumve, simbuka usome, umurongo wa 21. Yego, baravugana bati ni ukuri turiho urubanza bw'ibyo twagiriye mwene data. Umva uko umutima ukomeza kukubwira, kuko twabonye uko umutima we, nubwo bari ko bavuga kuko ari abanyakuri, nubwo bari ko bavuga kuko nta kintu na kimwe bakoze, ariko iriya mu mitima Bibiri zivuga ngo bonyine ngo barihereraga cyangwa ngo bahagaranya aho ngaho ngo bakavugana mu ruheburayo ngo bakakomeza kuvuga aya magambo, ariko ngo ntibatekereze. Reka tubisome. Kuko twabonye ko umutima we warubabaye ubwo yatwingingaga natwe ntitumwumvire. Nibyo biduteye aya makuba. Komeza nibyo biduteye aya makuba. Rubeni arababwira ati sinababwiye nti mwe gukora icyaha kuri uwo mwana mukanga kunyumvira. Nicyo cyatumye amaraso ye adushakirwaho. Urumva bariko baraganira, bariko baravugana na Yosefu akababaza ibintu, ariko bo bakaja mu bindi, kubera kuko umutima urimo kubacira urubanza. Bakavuga bati umwe muri twebwe ntakibaho, umwe muri twe yarapfuye, ariko imitima ikabacira urubanza. Bakavuga ngo nubwo turimo kumubwira biriya, ariko hari icyo twakoreye umuvandimwe wacu, hari ikintu twakoze n'uyu munsi nicyo gitumye ibi byose bitubaho, nicyo gitumye tuhaye dushakirwaho amaraso ye. Kandi Yosefu ntabwo yari mu iperereza ry'ukuntu Yosefu bamugurishije, ntabwo yari mu iperereza ry'ukuntu bakoze umugambi, ariko bonyine imitima yabo yakomezaga kubacira
urubanza yakomezaga kwibaza. Reka ngubwire iki kintu, hariho abantu benshi baza bashaka gutekereza kwitaho imfane bitandukanye no kwihana. Iyo baje kuba abantu bihanye bakihana icyaha bakoze, ni ukuvuga ngo abo baragiye kwase bagashika bakamubwira bati icyaha nitwe twagikoze, twabashe Yosefu tubugiye kumwica biranga, ahubwo turamufata turamugurisha, none twamugurishije iriya mu Giputa ntituzi nimba kibaho cyangwa nimba atariho. Ariko izo ntibigeze babikora, ahubwo muri bo bakomezaga buri gihe ikintu cyo kwitaho imfane. Rero kwitaho imfane ntabwo ari ukwihana, ahubwo ni ugutangira gusa, ni ugusubira mu bintu uba warakoze neza, ahubwo warangiza ukabikora nabi. Ndagira ngo nkubwire utandukane no kwitaho imfane, ahubwo uze ufata umwanzuro. Nimba hari ikintu kikugwiririye, nimba hari ikintu ukoze utakigambiriye, uze ufata umwanya wo kukihana, ufata umwanya wo kwitunganya, wo gutunganya ubugingo bwawe. Nubwo wakoze n'ikintu wakigambiriye ariko umutima ukagucira urubanza, uze ufata umwanya wo gusanga wa muntu wagikoreye kugira ngo ubashe kumwihanaho. Ariko bene Yakobo utunama twabo, kuva batangiye utunama twabo, ntabwo bigeze bagira umutima wo kwihana, ntabwo bigeze bagira umutima wo gusanga se kugira ngo babashe gutunganya ubugingo bwabo. Aha rero batangira kuvuga ngo nico gituma ibintu twakoreye umuvandimwe, umutima we wari ubabaye. Wa munsi yari kwatwinginga, wa munsi yatubwiraga ati muri abavandimwe mureke kumporera ibingibi, bonyine basubiramo baravuga bati umutima we wari ubabaye ariko twanze kumwumvira. Rubena narababwiraga ngo ntimukore icyaha, ntimuvushe amaraso y'umuntu tuvukana, ntimuvushe amaraso y'umuvandimwe, ariko naje mwarananiye mwanga kunumvira. None dore ingaruka zitugezeho. Ndagira ngo nkubwire uyu munsi muri iki gice cya 42 amagambo arimo akomeye. Nababwiraga ngo nubwo dusangamo amagambo atari menshi, ariko harimo amagambo akomeye. Ijambo rya mbere ni ukwisezerano ry'Imana. Haleluya! Ni ukwisezerano ry'Imana ritaza ritinya aho rigomba kunyura. Ntiryabashije gutinya kugurishwa, ntiryatinye kuja muri gereza, ntiryatinye kuja kwa Potifa kuja kuba umukozi, ntiryatinye kuja iri wa munsi mu cobo. Aho hose yagiye ahanyura, ariko isezerano ry'Imana rikimuriho. Uyu munsi muri iki gice umva ikintu gikomeye Imana yakoze, nuko yasohoje isezerano. Bene Yakobo bose uko bangana bakaza bakikubita imbere ya Yosefu bakavuga ngo databuja, turabagaragu bawe. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Hari umuririmbyi wo mu ndirimbo z'Igiswahili waririmbye amagambo akomeye. Yaravuze ngo Mwenyezi Mungu wa zamani zote, aravuga ngo ushenzi wote umeshindwa naye, maana amemseta shetani yule mnyang'anyi chini ya miguu yake. Nagira ngo nkubwire isezerano ry'Imana ntiriza ritinya imvura, isezerano ry'Imana ntiriza ritinya ibigeragezo, isezerano ry'Imana ntiriza ritinya kuko wasuzuguwe, isezerano ry'Imana ntiriza ritinya kuko wageze kure. Nta hantu namwe wogera Imana yo mu ijuru itogukura, kandi nta hantu namwe Imana yo mu ijuru itokugeza. Imana yo mu ijuru yo gukura muri gereza yarangize ikakuzamura ikakwicaranya n'ibikomangoma. Niko Ana yaririmbye. Ana yarabivuze muri Samweli, aravuga ngo uzukura ku cyavu ngo kicaranya n'ibikomangoma. Haleluya! Uzukura ku cyavu wa Mana we ukicaranya n'ibikomangoma. Imana yo mu ijuru isezerano ryayo, icyo Imana yakuvuzeho nta kintu na kimwe kizakibikanga. Ntibiza bikangwa kuko wenda uwanyu mukomeye, ntibiza bikangwa kuko iwanyu mudakomeye, ntibiza bikangwa kuko muri abakire, ntibikangwa kuko muri abakene. Biterwa gusa n'icyo Imana yakuvuzeho. Icyo Imana yakuvuzeho uko coba kiri kose, uko byoba bimeze kose, uko byogenda uko ariko kose, zanga bikunze bigomba gusohora. Umva ijambo rikomeye muri iki gice. Uyu munsi niwo munsi bene Yakobo bikubita imbere ya Yosefu baramubwira ngo databuja, turaje ariko turabagaragu bawe. Haleluya! Bibiri zivuga ngo nanone ijambo rya kabiri dusangamo ikintu cyose wakoze ikintu cyose wakoze ukigambiriye, iyo
udacihanye umutima wawe uzakomeza kugucira urubanza. Banasifiwe. Iyo wakoze ikintu ukigambiriye cyangwa se utakigambiriye ariko utacihanye, ikintu gishobora gukuraho icyaha n'amaraso y'umwana w'intama w'Imana, n'amaraso y'Igorigota. Niko umuririmbyi yaravuze ngo ngwino ku isoko nziza, ngwino ku isoko ngari, uce bugufi nawe wamutindiwe, uce ku birenge by'umukiza, ujye ku birenge by'umukiza kugira ngo agutunganye. Igishobora gukuraho ibyaha, igishobora gukuraho kamere, igishobora kugutandukanya na kamere y'ubumuntu, igishobora kugutandukanya n'izo wabagamo n'imbabazi z'Imana. Dawudi yarabiririmbye mu 136 murongo wa 23 yaravuze ngo natwe waratwibutse. Iki rero nashakaga kukubwira ko igishobora kugukuraho kiriya cyaha n'amaraso y'Igorigota, n'amaraso y'umwana w'intama w'Imana. Ndashaka kukubwira ko imbabazi z'Imana n'uyu munsi ziracyari. Haleluya. Imbabazi z'Imana n'uyu munsi ziracyari. Waba hari ibintu birimo kukwimira, waba hari ibintu biruze mu mutima birimo kugenda buri gihe, umutima ukagenda ugucira urubanza, umutima ukagenda ugusonga, umutima ukagenda ugutaha imvane kuko hari ibintu uba warakoze. Izo ni ibintu biruziriya mu mitima, ariko ndashaka kukubwira ngo ushobora kubikuramo ugahamagaza ukaza munsi y'amaraso y'Igorigota kugira ngo wezwe, kugira ngo ukire, kugira ngo ukizwe. Imbabazi z'Imana ziracyariho. Imbabazi z'Imana n'uyu munsi ziracyariho. Muri iri byaravuze ngo mbese Igorigota n'ubu haracyariho kugira ngo ngeyo nihane. Ibyo bikomeza gutuma udatera intambwe, ibyo bikomeza gutuma udatinyuka imbere y'abandi bantu, ibyo bishobora gutuma umutima wawe udaca, ibyo bishobora gutuma warabaye igikange, ibyo bishobora gutuma utagihura n'abandi bantu, usigaye ubona abandi bantu bahagaze ugatekereza kuko barimo kuvuga wewe. Haracyariho umwanya, imbabazi z'Imana ziracyariho. N'ubu nyine Imana iracyagutegeye amaboko. Imana iri kurakubwira ngo n'uyu munsi waza ibyo zose yabikubabarira, nawe wabarwa mu busho. Abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ububasha n'ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Nawe waba ukinjira mu busho bw'abana b'Imana, ukinjira ugatandukana n'ibyo bihora bigucira, n'ibyo bihora bigucira urubanza. Umwanditsi urwandiko rwa Yohana rwa mbere yaranditse aravuga ngo niba imitima yacu itaducira imanza, aravuga ngo turatinyuka rwose imbere y'Imana. Niba imitima yacu ntakiturega, ikiza kikurega umucamanza ukomeye imbere y'Imana n'umutima wawe, n'umutima wawe. Ariko amaraso y'Igorigota aracyariho, amaraso y'Igorigota aracyariho. Imbabazi z'Imana ijambo rikomeye rya gatatu muri iki gice ni imbabazi. Imbabazi z'Imana ziracyariho. Iyo wemeye gusa ukaza imbere y'Imana ugasaba Imana imbabazi, ukatura ibyawe byose ukabibwira Imana, ukaturana umutima unyuzwe, ukabwira Imana kuko Imana iyo ifite imbaraga nta cyaha na kimwe Imana yo mu ijuru itakubabarira. Nta cyaha na kimwe Imana yo mu ijuru yovuga ngo byararengeranye, kuko Bibiliya ivuga ngo yikoreye ibyaha byacu byose. Bibiliya ikavuga ngo uko iburasirazuba hitaruye iburengerazuba, ngo ni ko Imana yo mu ijuru yataye kure. Haleluya. Ni ko Imana yo mu ijuru yadushize kure, yataye kure ibyaha byacu. Bavandimwe, nshuti z'umusaraba, bene data, duhurira kuri uru rubuga, duhurira kuri Siloam Gospel TV, ndashaka kugira ngo ngubwire ngo waye kwicira imanza. Iki kibazo cyaye kukubera imbogamizi, cyaye gutuma udatera intambwe, cyaye gutuma udasingira ari amasezerano yawe. Haleluya, 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 haleluya. Ndashaka kugira ngo ngubwire ngo hariho ibintu byinshi abantu barimo gutindaho. Abantu benshi ugasanga barimo baragenda bagatinda ku bantu, ugasanga utinze ku muntu wihaye akazi ko kukuvuga, kuko hari abantu benshi bazabiha imirimo. Hari abihaye imirimo yo kuvuga abandi, ugatinda kuri abo bantu bihaye imirimo, bihaye akazi ko kuja bagenda bakuvuga nabi. Ariko reka ngubwire ngo aho kubatindaho bene abo ngabo
bafite amadiplome, bafite ibyo bigiye, ntibarabona n'akazi ko gukora ibyo bigiye. Sinzi kurimo kunumva, ntibarabona akazi ko gukora ibyo bigiye, ariko akazi bihaye nako kukuvuga. Aho kugira ngo utinde rero kuri abo ngabo abantu badafite akazi ariko bihaye akazi ko kuvuga, ko kugenda bakuvuga nabi, wowe bareke, komeza gusa utera imbere, komeza gusa utera intambwe. Nimba hari ikintu rero, niyo mpamvu nakubwiraga ngo nimba hari ikintu umutima wawe urimo guciraho urubanza, ukabona ko bishobora kukubera imbogamizi yo kutagera kuri ariya masezerano yose Imana yagusezeranije, imbabazi ziracyahari, amaraso y'Igorigota aracyari ko guhamagara, ariko arakubwira ngo ngwino nawe wishe, hanyuma utunganye ubugingo bwawe. Numara gutunganya ubugingo bwawe, Imana yo mu ijuru irabasha kukubabarira. Muvandimwe, witinda kuri abo ngabo, komeza gusutera imbere. Hariho umunsi amasezerano y'Imana azasohora, bose bakaza bakikubita imbere yawe bakakubwira ngo databuje. Haleluya, bakakubwira ngo databuje, turabagaragu bawe. Ntugatinde rero muri ibyo ngibyo, kuko numara gutunganya, numara gukiranuka n'umutima wawe, numara gukiranuka n'uwo wumva wakoshereje, ibintu byose ariya masezerano yose umwanya wayo nugera, Imana yo mu ijuru izayasohoza. Icya gatatu, ukomeje gusoma muri iki gice uhereye ku murongo wa 29, ntabwo ari ngombwa wenda kuko twongera kuhasoma cyane, ariko Bibiliya izivuga ngo bashitseyo. Ariko na mbere yaho utangiye gusoma hariya urumva kuko ibyo Yosefu yababazaga kuko arabatasi, bagatangira kumusubiza ibyo atababashije. Hari kenshi icyo nashakaga kubabwira hano nuko abantu baza bavuga amakuru atariyo, kandi ukabwira umuntu amakuru utakagombye kumubwira. Muri kino gihe hari abantu benshi bavuga amakuru yabo bakayabwira abagehazi, ukabwira amakuru umuntu utagombaga kuyabwira. Yosefu yarababashije ko arabatasi, ariko ngo baje kumusubiza batangira kumubwira kuko ngo bavukana bose ko ari 10. Urumva muzukuri icyo ni igisubizo ariko kidafite ikibazo. Bituma Yosefu avuga ati aho ubwo noneho rero muvukana muri 12, umwe akaba yarapfuye, noneho uwo nguwo usigaye nimugende mumuzane. Nibyo bigaragaza kuko muri abanyakuri, ariko ayo makuru ntabwo ari Yosefu yari yababashije. Ndashaka kukubwira iki, muri iki gice harimo kuvuga amakuru, ukabwira amakuru, cyangwa se ugatanga inkuru, cyangwa se ugatanga ibintu byawe byose ukabihereza umuntu udashinzwe kubiha. Reka nkubwire wowe urimo kunumva muri kino gitondo, ndashaka kukubwira ko hari icyo Imana yakuvuzeho, ariko amasezerano yawe n'iby'Imana yakubwiye si ngombwa kugenda ubibwira buri muntu wese. Reka nkubwire kuko muri abo ngabo ubwira amakuru harimo bagehazi, harimo abantu batari ngombwa. Wibuke kuko wa mudamu w'Ishunemu wa Musa Elisa yaramubwiye ngo nagende, ngo abwira Gehazi ngo nagende amubahure, ngo amubaze ikibaye. Ariko ngo ahageze aramubaza ngo se umwana ni amahoro, undi aramubwira ati ni amahoro. Umugabo ni amahoro, undi aramubwira ati ni amahoro. Kandi wibuke neza kuko yari yasize umwana yapfuye aryamishije umurambo ku gitanda. Bavandimwe, ndagira ngo mbabwire amakuru abantu barimo gutanga, kandi rimwe na rimwe akenshi hari igihe abantu bavuga ngo ni runaka wavuze, ni runaka wakoze ibi, ni runaka wagize gutya, ariko kandi ntiwibuke kuko ibintu byawe byose ari wowe wabitanze. Ni wowe witanga amakuru mbere yuko abandi bakuvuga, ni wowe uzubanza kwivuga, ukabanza ukibwira abandi, ukabanza ugafata ibintu byawe byose ukagenda ukabibika mu bandi. Wamara kubibika mu bandi, babandi ugenda ubikamo, babandi sibango ntabwo ari abangombwa bose, kuko harimo bagehazi, harimo abazomena amabanga, harimo abazogenda bakuvuga, harimo abazogenda bakora ibindi, ariko bahereye kuri ya magambo wababwiye. Icyo nshaka kukubwira, ndashaka kukubwira ngo hariho ibanga ryawe, hariho icyo Imana yakuvuzeho, ni wowe n'Imana, no gutegereza icyo Imana yavuze. Nubwo Yosefu yabashije kurotorera bene se ariko wari umugambi w'Imana, kuko umugambi w'Imana ntitwawurwanya. Ni ukuvuga ngo Imana yari yarabipanze, ariko ibigena ko bizageza muri ziriya nzira, bikanyura muri buriya buryo, bikagera kwa Farawo. Yosefu yarabivuze, tugeze ngira ngo tabivuga, tugeze mu gice hafi
wenda ngo cya 45 yababwiye kuko arababwira ngo ibisimwe mwabikoze ahubwo n'Imana yari yarabiteguye ngo kwari ukugira ngo ahari Imana yo mu ijuru izaramira ubugingo bwa benshi, mwiramire n'ubugingo bwanyu. Bavandimwe, icyo nashakaga kukubwira ahangaha, ndashaka kukubwira ngo si buri wese ugomba kubwira amakuru yawe. Ntabwo ari buri wese ugomba kubwira ibyawe, ntabwo ari buri wese ugomba gushikiriza ingorane zawe, ariko hari abangombwa. Muririmbyi yaravuze ngo bwira Yesu zose ibikubabaza n'ibikurusha, niwe nshuti yawe. Bwira inshuti yawe, bwira inshuti magara, ubwira inshuti ya nshuti magara, ya nshuti mufatikanya mu byago, ya nshuti mufatikanya mu byiza, ya nshuti kumva, ya nshuti kwihanganira, ya nshuti itagutererana, ya nshuti itogusebya, ya nshuti itokurekerera ngo ube wenyine. Iyo ngiyo niyo wobwira kugira ngo nimba hari n'ikibazo mubashe kugifatikanya kandi mubashe kubana muri ico kibazo. Si ngombwa rero kubwira buri muntu wese, si ngombwa kubwira buri muntu wese amakuru. Ndagira ngo rero uyu munsi turasoreza aha kuri iki gice kugira ngo twaye gufata umwanya muremure, ariko ndagira ngo ngubwire, nari ngubwiye kuko muri iki gice harimo amagambo akomeye agera kuri 3. Ijambo rya mbere twavuze ngo isezerano ry'Imana niwo munsi ryasohoye, bikubita imbere ya Yosefu baramubwira ngo databusha turabagaragu bawe. Ijambo rya kabiri ikintu cyose wakoze ukigambiriye cyangwa utakigambiriye, umutima ukomeje kugucira urubanza, amaraso ya Yesu aracahari. Ngwino ubashe kwitunganya kugira ngo iki kitakubera imbogamizi yo kutagera ku masezerano y'Imana. Imbabazi za Yesu ziracyari nyinshi ku bugingo bwawe. Ijambo rigira 3, si ngombwa kugenda ubwira buri wese amakuru yawe, ariko hari abangombwa, hari inshuti, hari Yesu. Hari Yesu uzi twikorerera imitwaro, niwe tugomba gutura abantu. Tugatinde ku bantu bihaye akazi ko kuvuga, abo bihorere, ahubwo we ukomeze imbere. Reka ntibarabona n'ibyo bakora, ariko mu gihe batarabibona reka bakomeze bavuge, ariko wowe uzakomeza utera imbere. Ndagira ngo muri kino gitondo sengane nawe, tugiye gufatikanya gusenga. Wewe warugeze muri uyu mwanya, ariko ndashaka kukubwira ko aho ugeze mu mwanya mwiza wo kugira ngo amasezerano y'Imana asohore. Cya kindi Imana yavuze ko abantu bazaza bakagupfukamira, ko abantu bazikubita imbere yawe, ko bazavuga ko uri databuje, kigiye gusohora. Igitondo cyiza kigiye kurasa. Muririmbyi yaravuze ngo asubuhi ya uzima nitafika mlangoni, kwa ajili ya upendo nitapata kuingia. Hari igitondo cyiza kigiye gusohora imbere yawe. Reka rero dufata umwanya wo gusenga, sengane nawe, waye gucika intege, amasezerano y'Imana ari kariho, agiye gusohora. Amen. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ndashima Mana nziza, Mana nkuru, haleluya, haleluya. Mwami Mana yacu, ndasabira Mana abagabo, ndasabira abapapa, ndasabira abamama, abari bageze mu mwanya bumva kuko bagiye gucika intege. Hari abandi benshi, hari ibintu mu mutima birimo kubacira imanza, birimo kubereka kuko ntaho bogera, ariko